Yesu arahagurutse. Yesu asituse. Yesu arahagurutse. Yesu asituse. Yesu arahagurutse. Yesu asituse. Uyu munsi ndahanuye. Ndagunde. Ndagunde. Mwese narya Yesu. Muri nyarya Yesu. Ndahanuye. Muri nyarya Yesu. Mwese narya Yesu. Muri nyarya Yesu. Ndahanuye. Ndagunde. Ndahanuye. Muri nyarya Yesu. Ndahanuye. Ndagunde. Ndahanuye. Ndagunde. Ndahanuye. Ndagunde. Mwese narya Yesu. Muri nyarya Yesu. Ndahanuye. Ndagunde. Ndahanuye. Ndagunde. Ndahanuye. Ndagunde. Ndahanuye. Muri nyarya Yesu. Ndahanuye. Ndagunde. Ndahanuye. Ndagunde. Ndahanuye. Ndagunde. Ndahanuye. Ndagunde. Ndahanuye. Ndagunde. Mwese narya Yesu. Muri nyarya Yesu. Yakubwame bw'Imana. Bakabaka bakatondo. Yakubwame bw'Imana. Bakabaka bakatondo. Yakubwame bw'Imana. Kristo bakabaka bakatondo. Tugende. Abuke. Ubwame bw'Imana. Bakabaka bakatondo. Bugaruke. Bukomewo. Bugaruke. Bukomewo. Bugaruke. Bukomewo. Bugaruke. Bukomewo. Mweye kanisa. Mwekanise. Mweye kanisa. Mwekanise. Mwere twarara. Mukanisa muno. Ababyumva kimwe nganja baterara wese. Ababimwe bayimuse haleluya satu. Haleluya sate cyaremwe. Satu. Amen. Niba kigiye kimwe nzikwe kisere kimwe abacengezi baradufata abacengezi nibatwata ngo tubafashe gutwara ibiryo tubayamba gutwara imbere abadasobanukiwe abacengezi wari umutwe urwanya guverinoma abatategede gwari mutwe urwanya government ukora gisirikare kwegamba yari group nga yabatujunga bafataga abasore bakwatanga abavubuka n'ingumi n'abawala bakadukoreza ibiryo ku ngufu nitwetika emmere nga bakatujyana mu birindiro byabo nitugenda awo webawera kigiye kimwe njike kisere kimwe baradufata nebatukwata tugambo baradufata gamba ati nebatukwata bangorera agafuka k'ibijumba ngakibiro 30 nebantika esawo y'olumonde nga ibyo bisumba olumondo olu babaga babyatsa abaturage babera nga babijye kuba neyiba ebitoke ebishimbo ikibaga cyose ebijanjalo buli kimu baragitwaraga bakitwalanga bangorera agafuka nebantika kibiro nga 30 akakuti anga kira satu k'ibijumba akulumonde kandi bana b'Imana ati bana bakatoro iyo wibeshaga ugatobora ugakuramo ikijumba kimwe cy'akolanga eso bino bakabona wagikuyemo nga bana bawajyemo ndabindi bihano bagwanisha teri kibonereze kirala uyu mutwe bawukuraga umutwe nga bagujyako ndakindi gihano teri kibonereze kirala umutwe bagujyangako ndamanuka ninka bwari ugobye nga 2:03 za nijoro sawa 2 sawa 3 numva ijwi rirambye ngo mwana wanjye Bizimungu nimpulada buzingamba mwana wanjye tuzi n'amazina katonda tumanyi n'amanyako nari ndakizwa ngo nzinga Imana nibiki cyakora oke naboze mu rugo tujya gusenga nari sinaruko katimanyi katonda cyaki ngabandi iwafe bagende kwisona nagenda ngabala bagezana mu rutoke batuka watate numjiranye ngo mwana wanjye Bizimungu nyama katonda mwana wanjye higamira kwiyo nzina ateberawo nachomotse mu murongo navao mulayini w'abantu nka 80 w'abatunga kinana abasore n'abakobwa n'abagabo bakiri bato abawala basajja ndagenda nja kunzina ningenda nenekweka ndamanuka gatoya nenkirira katono ndamanuka gatoya nenkirira mu katono inzira yaringa ino ekubo lyanga abandi bose umurongo banyuraho abalane bas abasirikari bari badusoreye amaje agatwereka no barasi imbunda zabo ziri kubomborana bajane mundu zange ngazibira bana b'Imana bana bakatono iyo bafata singa bakwata shaka gukwepa nganjagala umutwe bari gutwara bani badenga bagutwara ngize amahirwe minafuna cyane umusirikare urinyu uwamaje ari mabiri abaragiye nampita agenga metarishana ijwi riramyura ngo subira mu rugo beboze nenga nakatazubira mu rugo ninza yoka nakagafuka kutuzumba nakala kasau ko umuntu nakagenda nako ningenda nako narabiriye nariya umonde tuvugana ngo amen tugambe amen barakomeje babane bakomeje bari basigana bagenda bagirana ingabo za leta ziri tukamwe tuwegane babikanga barabarasa bakuba amasasi barabarasa bakuba amasasi nabo basore n'abakobwa naba bavubuka n'abawala hapfuye abantu benshi abantu banyi bafa arokotse ngicumi ryone ate abantu nari gupfa babona nari gupfa muri bo nari bade nafa mu bubu ndashimira Imana nibaza katonda yansimbukije urupfu yambuse okufa Mana niyo kwizerwa kugira ngo tubashe kumva icyo umwuka abwira amatorero turagushimiye kugiye kubana natwe kandi ukabana nawe mu izina rya Kristo Yesu amen aracyariho Yesu aracyariho
aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranya aracyariho ibiganza bigaba amahoro aracyariho Yesu aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranya aracyariho ibiganza bigaba amahoro aracyariho Yesu aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranya aracyariho ibiganza bigaba amahoro aracyariho mushimire katonda w'omukisa dushimiye Imana ko aya manywa twebaza katonda emisana gyo gwa leero kuboneka kuri musozi okulabika ku lusozi luno kugera muri aka gace okutuuka mu kino kino inaha sinzi niba muvuga akarere cyangwa umurenge simanyi wano bamuga district twebwe wacu tuvuga akarere tukavuga imirenge hano tugare iwaffe twogera ate turashimira Imana rero kuba duhagaze ku butaka bw'Uganda tuyimiridde ku ttaka lino lya Uganda mw'eki gihugu cya Uganda eggwanga lino erya Uganda nzi neza ndashidikanya ate mmanyi bulungi nga sibusabuusa nasigiwe gukorera Imana ate nasayininga okuweereza Katonda nasigiwe kuvugira Imana ate nasayininga okwogerera Katonda iyo mvugira Yesu Kristo njogera Yesu Kristo numva mbagaze mu mwanya wanje mpulira nga yimiridde mu kadde kange numva mbagaze mu gihe cyanje mpulira yimiridde mu kiseera kyange umuririmbyi witwa Theo omuyimbi ayitibwa Theo yararimbye aravuga ngo ingoma yawe niyogere entebe yo etuuke wona kuko niyo abana b'abantu yarogeye kubanga n'abaana b'abantu entebe yawe yamanyibwa twebwe turavugira ingoma ya Yesu twogera entebe ya Yesu n'ingoma ya Kristo entebe ya Kristo aba yatari Kristo singa si Kristo nawe ndi wambagarika hano teri murasobola kunyimiriza wano aba yatari Yesu singa si Yesu nawe ndi wamba ijambo teri murasobola kumpa ekigambo turashimira Yesu rero twebaza Yesu Yesu duha ijambo Yesu atuwa ekigambo data ataduhaye ate kitaffe gy'atamuwa Yesu duha ijambo Yesu atuwa ekigambo bene wacu bataduhaye ab'enganda zaffe ze batatuwa Yesu duha ijambo Yesu atuwa ekigambo amashuri ataduhaye ate bye twasoma turi abana b'Imana abaana ba Katonda ebitanga ijambo ni byinshi ebiwaayo ekigambo bingi n'ebitanga icyubahiro ni byinshi n'ebiwaayo ekitiibwa bingi hari abagira icyubahiro waliwo ababona ekitiibwa bakomboye ku mafaranga nga bakijje ku ssente hari abagira icyubahiro waliwo ababona ekitiibwa bakomboye muri bene wabo bakomeye ab'amaanyi ariko twebwe yaffe tuvuga ngo ariko twebwe gamba ati naye ffe ni Yesu wenyine Yesu yekka iyo njubije amaso inyuma bwe mbazaayo amaaso mabega ngareba iwacu n'endaba ewaffe mu gisekuru mu cyanjye bujajja obwange nta n'umwe wabaye gitifu teriwo eyabeera wadde nta n'uwayoboye n'umurenge teri wadde yakulembera district ariko Kristo naye Kristo nje warandoranya nze yandonda amaze kundoranya yamala okundonda agira uyu n'anfuula owuwe uyu mureba n'afuula ono gwe mulaba uyu ono arambwira ngo nangamba nzagukoresha ndikukozesa arambwira ngo nangamba nzaguha ijambo ndikuwa ekigambo none kubera Imana naye leero kuba Katonda emipaka yafungutse ensalo zasumulibwawo enesolo ya kabiri ate emisiro ey'okubiri ngeresha mu gihugu cyari kitari cyanjye nga andeese mu gwange tali yange mumbabarire rero munsonyiwe tubigendanemo tubitambulemu tubigendanemo tubitambuleganemu ungunde onjagale nanjye ngukunde nange nkwagale
ungunde onjagale nanjye mukunde nange nkwagale kuko ibi kubanga bino nta wundi wabikoze teri mulala yabikoze ni Yesu Kristo Yesu wenyine Kristo yeka abari gufashwa haleluya kukwatibwako haleluya Imana ishimwe cyane mukama yibazibwe nnyo mwene data urihangana oluganda ngenda mugera kumwikiriza uyu musemuzi omusemuzi ono haleluya haleluya nzi kuvuga ururimi rumwe rwonyine manyi kwogera olulimi olumu lwokka rumwe rwonyine lumu lwokka nta Giswahili nzi kandi ruri hafi na Kongo simanyi luswayiri ate ndi gupi n'abakongo nakagombye kuba nzi kuvuga Icyongereza cyangwa Igifaransa nandibadde manyi kwogera oluzungu oba lufrench ariko ibi twanyuzemo bibi byo mu Rwanda naye ebiseera twayitamu ebibi erwandeeri byatumishe ndiga byandeetera obutasoma nese mu wa mbere bwe natuuka mu wa kabiri primary 1 mu wa gatatu primary 2 ngeze mu wa gatandatu bwe natuuka mu P6 mu mwaka wa nyuma mwaka ogusemba ndi kwetegura kujya gukora icya nga leta ndi mu kweteeka kola exam turahunga ate Icyenda na kane. kyenda mwenya nambara ziraza entalo ne zijja turahunga ne tuvaayo ne tunoonya obuwadamu duhungutse bwe twamala okukomawo mu ggwanga nsubira ku ishuri nenzayo ku ssomero muri uwo mwaka mu mwaka ogwo ngaho nakongera kujya gukora ikizamini cya leta ate ne baddemu ne batongera intambara iwacu twita iz'abacengezi olutalo lwe bayita abacengezi ziba ziradutse ne luddamu ne lukomawo inyengabitekerezo ate okufuna ebirowoozo ebibi yari nyinshi kwali kungi ndatangira netandika umutima wanjye urambwira ngo omutima gwange ne gungamba urajya kwiga ojja genda osoma uzaba perezida ojja kuba pulezidenti urajya kwiga ojja genda okusoma uzaba minisitiri ojja kuba minisita urajya kwiga genda okusoma ko nda n'umudugudu uzayobora ate osobola kubeera wadde chairman hari bene igihugu waliwo banyini gwanga umva hari bene igihugu waliwo banyini gwanga mwebwe wapi mwe nedda umutima unyosha gutyo omutima ne gunimba bwe gutya ndangije mbwira papa bwe namaliza ne mbula kandi kitaawe ati papa naye nga taata ishuri ndariretse emisomo ngivuddemu ishuri ndariretse okusoma mbivuddemu angubitira kujyayo naye nankubira okugendayo ndabyanga nengaana n'intambara nazo n'entalo nazo ziba nyinshi ezibeera nyingi tukirirwa twirukanga netubeera mu kudukaduka tukirirwa twirukanga nga tusiba tudduka tukirirwa twirukanga nga tusiba nga tudduka ariko kubera Imana naye kuba yesu turarokoka ne tulokoka izo ntambara z'abacengezi entalo ezo ariko muri hano naye muli wano gye muri muli kunyumva bwako by'Imana abampulira abaza gusenga haleluya abaza okusaba haleluya izo ntambara rero entalo ezo zahitanye abantu benshi zambalawo abantu bangi nanjye nendaga gupfa muri zo nange nali ndikupi ariko kuwezo Yesu naye yesu yaruzi kazangwaresha yalamanyi kyagenda kukoza arandokora nandokola hari icyo bita umucengezi waliwo kibayita abacengezi umucengezi omucengezi wemenya wowe bamenya abacengezi gweosobola bategeera wabamenya se osobola bategeera gwe Mana we buriya rero tuvugana ngo niba mu kigihe kimwe nzikiko ekiseera ekimu abacengezi baradufata abacengezi ne batukwata ngo tubafashe gutwara ibiryo tubayamba okutwala emmere abadasobanukiwe abacengezi wari umutwe urwanya guverinoma abatategedde gwali mutwe ogugwanya gavumenti ukora gisirikare kwegamba yali gurupu nga yabatujju nga bafataga abasore bakwatanga abavubuka n'ingumi n'abawala bakadukoreza ibiryo ku ngufu ne twetika emmere nga bakatujyana mu birindiro byabo ne tugenda awo we baweera nyabiruka igihe kimwe njiko ekiseera ekimu baradufata ne batukwata tuga ngo baradufata gamba nti ne batukwata bangorera agafuka k'ibijumba nga kibiro 30 ne bantika esawo y'olumonde nga ibyo bijumba olumonde olwo babaga babyatse abaturage babeera nga babijje kuba neyibba ibitoke ibishyimbo icyo babonaga cyose ebijanjaalo buli kimu baragitwaraga bakitwalanga bangorera agafuka ne bantika kibiro nga 30 akakutiya nga kiro 3 k'ibijumba ak'olumonde kandi bana b'Imana ate bana bakatono iyo wibeshaga ugatobora ugakuramo ikijumba kimwe bakolanga ensobi bakabona wagikuyemo nga bana bawajyemu nta bindi bihano bagwanishaga teri kibonerezo ekirala uyu mutwe bawukuragaho omutwe nga bagujjako nta kindi gihano teri kibonerezo ekirala omutwe bagujjangako ndamanuka nenka warugobye nga saa 2 n'igice saa 3 za nijoro saawa 2 saawa 3 ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye Bizimungu nempulira buzingamba mwana mwana wange tuzi n'amazina katonda tumanyi ntabwo n'amanyago nari ndakizwa ngo nsinga Imana n'ibiki cyakora oke naboze mu rugo tujya gusenga nali sinaloko katimanyi katonda najyaga kyeki ng'abandi ewaffe bagenda okwisoma nagenda ng'abalala bageze hano mu rutoke batuuka watu ate numvira ngo mwana wanjye Bizimungu
mukama katonda mwana wange higamire kw'iyo nzina ateberawo nacomotse mu murongo navaawo mulayini w'abantu nka 80 w'abantu nga 8 b'abasore n'abakobwa n'abagabo bakiri bato abawala abasajja ndagenda nja ku nzina nengenda nenekweka ndamanuka gatoya nenkirira katono ndamanuka gatoya nenkiramo katono inzira yaringa ino ekkubo lyanga abandi bose umurongo banyuraho abalala ne abasirikari bari badusoreye amaje agatuwereka nabo barasa imbunda zabo ziri kubomborana bajya n'empundu zange nga zibira bana b'Imana bana bakatono iyo bafata singa bakwata shaka gukwepa nga njagala umutwe bari kuwutwara bani badenga bagutwara ngize amahero ninafuna cyane umusirikare uri inyuma uwamaje ari mabiri abaragiye nampita agenga metarishana ijwi rirambwira ngo subira mu rugo biboze nenga nakatazubira mu rugo inzira y'uwaka nakagafuka kutuzumba nakala kasawu ko umuntu nakagenda nako nengenda nako narabiriye nariyayo monde tuvugana ngo amen tugambe amen barakomeje babane bakomeje bari basiganaga bagenda bagirana ingabo za leta ziri tuwegane babikanga barabarasa nibakuba amasasi barabarasa nibakuba amasasi nyuma yaho gatoya luvanyuma wayo ndakizwa nindokoka nakira Yesu nenyaniriza Yesu icyo amashuri atambaye misomo cy'itampa Yesu aracimbere Yesu yacipa Mana yambwiye ngo nzakugira minisitiri mu bwami bwanje katonda yanga amanya kufura minisita mu bwami bwanje umunsi Buganda mwakiriye minisitiri rero Uganda yaniriza minisita ni minisitiri uyu munsi mufite rero ndi minisita kuva mu mwaka w'akabaka muhumure rero temutya ndi mu minisiteri yo kuvuga ubutumwa ndi mu minisita iyo kuri Yesu mumbere cyubahiro yarakoze katonda mu mweshitibo yakora burungi reka tuganire ijambo ry'Imana atunyime ikigambo cya katonda tugiye gusanga hano mu butumwa bwiza tugende dusanga hano mu njira ino uko bwanditswe na Yohana igambo yandikwa na Yohana ni mu gice cyaho cya 5 turasoma duhere ku murongo waho wa mbere tuzandika ku nyiro rusoka turasoma duhere umurongo waho wa mbere tujya kusoma ngo tandikire ku nyiro rusoka njyango ndakwisomera rero kwesomera ureke nisomere mbasabye imbabazi mukirize some mbasabye kisonye yitira amagambo yatubwira ngo Yesu mutwe kuganje akiza umuntu umaze imyaka 38 Yesu ngabonye umuntu amaze imyaka 38 amugaye ngamulema vuga ngo yari amugaye gamba ati yari mulema murongo wa mbere dusoma mu izina rya Yesu ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda nuko Yesu ajya i Yerusalemu kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida cyariho amabaraza 5 muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi harimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihenduriza kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38 Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja simbita umuntu ujugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije ngize undi andahanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe utahe. Muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato mwakira ijambo ry'Imana. Mu minota mike nsigaranye mu dakika 5 zisigaziza tugiye kuganira ijambo ry'Imana. tugenze kunyuma ikigambo cya Katonda. Narihaye indege ivuga ngo kiwadde umutwe kugamba ikigeragezo cyawe ntabwo ari sodire. Ikigezeso cyo tebakigusibako. Ikigeragezo cyawe ntabwo ari karande. Ate si cyaruberera. Hari igitondo kimwe wali wamacagamu Yesu agiye kuza. Yesu agirijja azavugana n'icyo kibazo, ajayogera n'ekizibe ekyo, azavugana n'icyo kigeragezo, ajayogera n'ekyo kigezeso. Vuga ngo aje kuvugana n'ikigeragezo. Gamba ati aze kogera n'ekigezeso ekyo. Vuga ngo aje kuvugana n'ikigeragezo mfite. Gamba ati aze kogera n'ekigezeso kyoyina. Mana ishimwe cyane. Mukama yibazibwe nyo. Nabibwiye nabebulidde ndi umusumba, ndi musumba uturuka mu Rwanda, ukuvira Rwanda, mfite madamu n'abana 6, ayino mukazi n'abana 6.
kandi turashima Imana kubw'abo bana. ate twebaza Yesu kuba abana Mana nishimwe cyane. mukama yibazibwe Tuvugane ngo amen. tugerete amen. Turashimiye cyane. twebaza nnyo Turashimiye cyane. twebaza nnyo Ubuyobozi bw'iritorero, abakulembeze b'ekkanisa eno, abashumba, abasumba bakuru, abakulu n'ababungirije, n'abo ababaddira mu bigere, protokole yose ya hano, protoko yonna eyawano turabashimiye tubibaziza kuduha uyu mwanya mwiza okutuwa kano akadde akalungi wo kuvuga imirimo n'ibitangaza bya Yesu. okwogera emirimu n'ebyamagero ebya Yesu. Mumfasha duhe Imana amashyi kubw'abakozi b'Imana ba hano. katonda tumuwe engalo ku bw'abalenzi abiri. Reka tuganire. katunyumye Mana ishimwe cyane. mukama yibazibwe nnyo. Nakubwiye ngo ikigeragezo ufite ntabwo ari sudire. nakugambye ekigezeso ky'olina Igitondo kimwe amacyangamu Yesu abyiyumvamo. Yesu wabyewuliramu. Uyu muntu omuntu ono ntabwo biravuze ngo ni umugore cyangwa umugabo. bayibuli teyagamba mukazi oba yavuze yari amaze mu kigeragezo yayogera ekiseera kyali amaze mu ni kigezeso imyaka 38. myaka 38. birashoboka ko yari umudamu uyirengeje uri muri za 50. kisoboka yali mu maama ng'asiira birashoboka ko yari umugabo uyirengeje uri muri za 60. kisoboka yali musajja nga ali mu myaka 38 yari imyaka y'ikigeragezo. 38 gyali myaka gya kigezeso. abari kunyumva haleluya. abali kumpulira haleluya. abari kunyumva haleluya. abali kumpulira haleluya. hari igihe umuntu ageragezwa waliwo omuntu wagezesebwa ekigeragezo kikanuka ekigezeso ne kyewunya kikaba kirekire ne kiba kiwanvu. hari igihe umuntu ageragezwa waliwo omuntu wagezesebwa bene wanyu bakaza ab'enganda bo ne bajja inshuti zawe zikaza mikwano gyo ne gijja ariko uko tenda mu kigeragezo naye nga bwolwawo mu kigezeso niko bagenda basubira inyuma bagenda baddirira nga badda ugasigara wowe n'ikibazo cyawe n'osigala gwe n'ekizibu kyo ugasigara wowe n'ikigeragezo cyawe n'osigala gwe n'ekizibu kyo icyakora wagira amahirwe wabona bw'ofuna kyasi Yesu akahanyura Yesu bw'ayitawo tweye tariki kwaya manywa ate ku lunaku lwolwaliro ku misana gino Yesu ahanyure Yesu ayitewo Yesu ahanyure Yesu ayitewo agere k'ubwo burwayi atuuke ko bulwadde umaranye imyaka omaze nabwo emyaka agere kw'iryo deni atuuke ku bbanja eri umaranye igihe kirekire omaze nalyo ebbanga ddene agere k'ubwo bugumba atuuke kuba butazaala umaranye igihe kinini omaze nabwo ebbanga ddene agere k'ubwo bukene atuuke ku bwavu obwo umaranye igihe omaze kirekire nabwo ebbanga hari igihe umuntu acuruza bikanga ugakora bikanga waliwo omuntu bw'atunda ne bigaana n'akola ne bigaana ugakora bikanga ng'okola bigaanira ddala ekyo n'ekigeragezo ekyo kigezeso ekyo n'ekigeragezo ekyo kigezeso ariko kwaya manywa naye ku misana gy'olwaleero amakuru nkuwa amawulire amakuru avuga ngo amawulire agagamba Yesu yamaze kubyiyumvamo Yesu yamaze obyewuliramu agiye kunyura iwawe agenza okuyita ewuwo kunyumanyikiriza ngo amena gamba ati emenne yewe mukobwa Yesu agiye kubyiyumvamo muwala we Yesu agenza yewe obyewuliramu mudamu Yesu agiye kubyiyumvamo Yesu agenza obyewuliramu kandi ntabwo Yesu ate Yesu yari afite gahunda yali talina pulaani yo kunyura hariya okuyita wali nta gahunda yari yali afite talina pulaani yari afite indi misiyo yalina misioni endala ariko kuko naye kubw'okuba hari umwana wa Aburahamu waliwo omwana wa Ibulayimu ugomba kubohoka alina okusumululwa akava mu ngoyi ave mu obwo buwambe z'ibibazo mu ebyebizibu z'ibigeragezo ebyebigezeso Yesu abyiyumvamo Yesu abyewuliramu. ariko turi hamwe naye bwe tuli abari kunyumva haleluya abali kumpulira haleluya abari kunyumva haleluya abampulira haleluya twashira Imana cyane twebaza Katonda nnyo kwisanga mu rurimi rwacu okwesanga mu lulimi lwaffe mu Banyarwanda mu Banyarwanda bavuga nga Ikinyarwanda boogera Olunyarwanda nishimye cyane kyakwebaza kyamaanyi buriya mumbaye ijambo ndeye korasi mumpulidde nga nempulira mwena nga muddamu mbe ndi gutesitinga mbadde mukola uko tesita biza kugenda mpulira ebijja kutambula bitya twafashijwe rero mwakwatibwako mwadufashije mwatukutuko nanjye ndasenga ngo Imana inyuremo nange nesaba Katonda mpeke inyure muri njyewe ayite mu nzi cya kibazo cyawe kire ekizibu kyo cya kibazo kire cyawe ekizibu kyo cya kibazo kire cyawe ekizibu kyo bamama pa cya kibazo kire ekizibu musore wacu cya kibazo vuka kire ekizibu Yesu abyiyumvamo Yesu abyewuliremu ahanyure ayitewo haleluya haleluya ahanyure ayitewo ndagwa hano wano dore i Yerusalemu Yerusalemu hano turi Bugande wano tuli Uganda harya hano bahita he wano bayitawo batya Bukasi Bukasi hano turi Bukasi wano tuli Bukasa Yerusalemu Jerusalemu yemukiye Bukasa yasengukidde Bukasa Yesu rero
Yesu yabyiyumvisemo yabyewuliddemu konyere bukasa mu ngo bukaka ya ndwara yawe bwa bulwadde bwo ayimareho abusanyewo cya kibazo cyawe ekizibu kyo akirangije kimalewo vuga ngo arakirangiza gamba atagenda kimalawo vuga ngo arakirangiza gamba atagenda kimalawo abari kunyumva haleluya abampulira haleluya umaze imyaka omaze emyaka ukora bikanga okola ne bigaana ariko uratabawe naye otasibwa uratabikwa ya manywa otasibwa emisana etariki 12 enaku z'omwezi 12 uyandike murashe wandiika n'etariki enaku z'omwezi n'etariki enaku z'omwezi yesu aje yesu ukora aje imirimo okola emirimu n'ubuzima bwawe obulamu bwo n'etariki zenaku z'omwezi yesu aje yesu zase gukora ibitangaza okola ebyamagero mu buzima bwawe obulamu bwo bari kunyumva haleluya abali kumpulira bari haleluya kunyumva haleluya mpulira haleluya nshuti z'imana kandi nshuti za yesu hari ibintu bigera muri bitatu waliwo bintu ebituuka mu bisatu negera k'uyu murwayi byenjigira ku mulwadde ono ekyambere ekisooka uyu murwayi omulwadde ono yarafite kwihangana yalina obugumiikiriza kandi kwihangana muri uru rugendo ate obugumiikiriza mu lugendo luno ibyo bizatuma tugera mu ijuru byebiri tuleetere kutuka mu kuko muri uru rugendo kubanga mu lugendo luno ntabwo ari igisukari teri ebyasuka ntabwo ari kaburimbo ate sikolaasi iyi nzira kubo yesu yayivuze ku muco yesu yayogera ku kitangaala arayitangaza n'alangirira aravuga ngo iyi nzira ijya mu ijuru nagamba oli ekkubo erigenda mu ggulu ntabwo ari kaburimbo sikolaasi ntabwo ari ukugenda mu ndege si kutambula mu nyonyi ntabwo ari ukugenda muri basi si kutambula mu baasi iyi nzira ekkubo irimo amahwa mulimu amagwa irimo amacumu mulimu amafumu irimo ibifatangwe mulimu ebikwata irimo ibintu byinshi mulimu ebintu bingi bitugerageza ebitugezesa ariko kwihangana naye obugumikiriza ufite kwihangana alina obugumikiriza bizamutera kunesha bijja muleetera obuwanguzi azagerayo alituukayo kandi mu buzima busanzwe ate mu bulamu obwa bulijjo mu buzima busanzwe obulamu obwa bulijjo kugira aho uva okubeerawo gy'ova ukagera n'aho ugera n'obeerako ne gy'otuuka ni ukuba ufite kwihangana lwakuba talina bugumikiriza basabiye kwihangana basabidde obugumikiriza yewe madamu mukazi gwe urugo wubatse mu maka omufumbo gwo iyo utamenya kwihangana singa tewali mugumikiriza uba wararuvuyemo wandibadde wavaamu yabyo basumba b'itorero iyo mutamenya kwihangana singa temali bagumikiriza ntabwo mucicicaye hano temali bali mukyatuddewo ariko imana abaye kwihangana naye katonda yaba mu obugumikiriza bigeragezo byinshi mu bigezesa ebingi mwagiye munyuramo gye mwayitamu mu nzara mu njala mu magambo mu menshi bigambo bingi magambo y'urucandege mu bigambo ebimalamu amaanyi nawe wicaye hano naawe atudde wano kuba uhicaye okubanga otudde nuko wageze kwihangana akuba wafuna obugumikiriza kubw'amagambo kubw'ebigambo ntabwo uba wicaye hano wanditudde wano ariko ndashimira naye yesu nebaza yesu yaragusoboje eyakusoboza yaragusoboje kwicara hano yakusoboza okutuula wano akaduhereza yesu amashyi menshi cyane mubukubire engalo yesu yarakoze yesu yakola yesu yarakoze yesu yakola uyu murwayi rero omulwadde ono uyu murwayi ono omulwadde yageze kwihangana yafuna obugumikiriza yarahatinze yalwayo amaze kuhatinda bwe yalwayo bene wabo baragenda ab'enganda be ne bagenda inshuti ziragenda emikwano ne gigenda abavandimwe baragenda ab'enganda be ne bagenda arahasigara n'asigala yarahasigaye icya kabiri muri uru rugendo ekyokubiri mu lugendo luno yari afite kwizera yali alina okukkiriza kugira ngo yari afite kwizera gamba ati yalina okukkiriza abari kunyumva haleluya abampulira haleluya ndagira ngo uzamure kwizera kwawe njagala oyimuse okukkirizaako kwizera kwawe okukkirizaako niko kuzakugeza ku bisubizo kugenda kutuusa kwizera kwawe okukkirizaako niko kuzaweza mu masezerano kugenda kutuusa ate mu uyu ndagaano murwayi mu bulwadde arizera aravuga ngo n'akkiriza n'agamba ubwo nabonye korode ahakiriye nga bwe nalaba gundi nanjye ng'awona nzahakirira nange nja kubonerayo ubwo nabonye yesu ahakiriye bwe nalaba nyesi ng'awona nanjye nzahakirira nange ndiwonerayo ubwo nabonye amakuru adahakiriye bwe nalaba gundi ng'awonerayo nanjye nzahakirira nange ndiwonerayo ubwo nabonye amaburesingi ahakiriye bwe nalaba mupulesi ng'awonerayo nanjye nzahakirira nange ndiwonerayo ubwo nabonye makire ahakiriye bwe nalaba negundi ng'awonerayo nanjye nzahakirira nange ndiwonerayo na viyane yarahakiriye neviyani yawonerayo ayi wowe haleluya 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 ndabaha amakuru
mbawa mawuliri hano hakiriye abantu benshi wano wawonedde abantu bangi nawe akira gukira mu izina rya Yesu nawe yanirizwa okuwona mu lya Yesu ijambo ry'ubuhanuzi kwaya amanywa kuleta ekigambo ky'obuhanuzi akira gukira mu izina rya Yesu okuwona mu lya Yesu tuvugane ngo amena tugambe tamino akira gukira kwata okuwona akira gukira okuwona madamu akira gukira kwata okuwona Imana ikoze mu rugo wano katonda kyakoze mu makande wano katonda kyakoze akira gukira wano katonda akira gukira kwata okuwona alelelege lefone meleke tuze kontane mele abari mu iteraniro haleluya abari mu kungana haleluya mu iteraniro haleluya abari mu kungana haleluya twongere ngo amena mutamina oyo murwayi omulwadde ono oyo murwayi ano omulwadde yari afite kwizera yalina kukkiriza yari afite ibimenyetso yalina obubonero yari afite ibimenyetso yalina obubonero aravuga ngo nabonye abarunaka bakiri n'aba ne bagudde nga bawona ngabona abarunaka Imana nenda baneegunde ng'awona ngabona Imana n'abatabara nana bakatonda bataasa nanjye nzatabara nange nditaasibwa oya uvuga ngo nanjye nzatabara gamba nti nange nditaasibwa uvuga ngo nanjye nzatabarwa kyogere ti nange nditaasibwa sebiramo ngo nanjye nzatabarwa kiddemu ti nange nditaasibwa amakuru nabaha abana b'Imana abantu mwabonye batabara abantu bene banga bataasibwa ntabwo basenga mukuru we usenga tebasaba ng'oyo bwa gw'osaba ntabwo basenga murumuna we usenga tebasaba muto gw'oyo gw'osaba Imana ni imwe katonda y'omu yaremye ijuru n'isi yatonda sinegulu yarabyivugiye yabyeyogerera iravuga ngo ndi Alufa yaba ti alufa iravuga ngo ndi Omega ate omega ni itangiriro netandikwa ni iherezo era yekomerero nta mukuru wayo teri mukulu we nta na murumuna wayo tuwane mutowe tuvugane ngo amen tugambe tamina reba uko Imana ikoze wali katonda kyakola haleluya haleluya oyo ni Alufa ono alufa tuvugane ngo amen mugambe tamina hagarara hano ni Alufa twebwe ni twe hano turi abantu turi abantu mujye nyuma yewe mugende mabegamu neguki noneho hano ni Omega wano omega haleluya Alufa Omega twebwe turi hagati ffe tuli makati iyo ataza kuba Alufa na Omega singa si alfa ne omega byabikwerukangaho ebadde bitugoba biba byaratwishe yandibadde byatupadde ariko yadusize hagati naye atuteeka makati babiturutse imbere bebavudde maaso arabyataka abikwata akabisubiza abizaayo byaturutse bebiva amabega kubanga we mwetanga abikwata turi hagati tuli makati turi hagati tuli makati twebwe abantu turi hagati abantu tuli makati niyo mpamvu byabe ntibishaka kukwita eri ebyagala okutta ntabishoboye tebyasobola uri hagati oli makati ngo ndi hagati mu gamba Mana nti ndi makati mu katonda ngo ndi hagati mu gamba nti ndi Mana makati mu katonda bari kunyumva haleluya abampulira haleluya bari kunyumva haleluya abampulira haleluya Imana ishimwe mukama yebazibwe ngo ndi hagati mu Mana gamba nti ndi makati mu katonda ntacyo nzaba sinagenda kufuna obuzima ngo ntacyo nzaba gamba nti teri kyengenda okuba ndi hagati ndi makati kugira ngo uri hagati gamba nti ndi makati mujya kwicara mugende mutuule mujya kwicara mugende mutuule ni Alufa ne alufa ni Omega ye omega wede haya nime ndimwe aya mavuta nga ndi mafuta gano Imana mu gihe kigarutse kweretora katonda ngamye atakomye okufe Imana mu gihe kigarutse kweretora katonda ngamye atakomye okufe Imana iri kuyegesuzugurira katonda yekakanye omunyoomu Imana iri kuyewicyanyiro katonda yeko kukyayibwa Imana igiye kuzana abagabo katonda agenda okweta abakazi uretegure baje twetugaba twagize Imana igiye kuzana abadamu katonda agenda okweta abakazi uretegure baje mwetegese Imana babaja igiye kuzana abasore katonda n'abakobwa agenda okuleta abavumu uretegure baje mwetegese bajja ndahanurira iteraniro ndahanurira ino torero ryose yabudde ekanisa yona abe nyuma y'iriya misozi mabega w'esazi amahirya birabira ebali n'esozi abahegereye abeeyo abahegereye abeeri ndahamagaye ndahamagaye bayise mwandagwa muri kubyumva mwe temuli kubiwulira cyangwa niba muhisemo kubibera uku nere kujya mu kirere cyo gutegeka ndimo kugenda mu kirere naye kugira ngo Imana katonda egiye kuzana abantu ageza okuleta abantu mutangire mukoteza amafaranga y'indebe mutandike muweyo sente z'obutebe mutangire mwegerane amafaranga mutandike y'indebe muweyo sente z'obutebe
mane senge mukamare basigaye aba bana baririmbye ndabikunda abana bano bayimbye n'embagazi barimo kureremba bayimbye ngo barimo kuyiba aba ni abaremye beza b'ejo hazaza abatonzi banungire cyawaje abaremye beza kwaya imana igiye kubakoba gatanu katonda aganze bakubisamwe muri ndetano abariko byumva haleluya abayurira haleluya abariko byumva haleluya abayurira haleluya abariko byumva haleluya abayurira haleluya kuko buriya rimwe na rimwe tuvugane ngo amen gamba amen dusubire ku ijambo tugiye ku kigambo twongere dusubire ku ijambo tugemo tugiye ku kigambo bibiri yivuze iki bayibuli yegede cya bibiri yivuze iki bayibuli tugambye cya hano kuri aya mabaraza wanate kubaraza no ngo hari abantu benshi wali w'abantu banji bazanwa n'ibibazo bitandukanye ibaretebwa n'ebizire by'enjawulo kandi ngo marayika ate malayika ntabwo yazaga buri munsi yali tajja buli lunaku ni rimwe na rimwe lumu na lumu vuga ngo rimwe na rimwe gamba ati lumu na lumu kandi nabwo yaje rimwe na rimwe bwe yajja lumu na ntabwo lumu batanisha rimwe bajyaga mu abantu maboko twagendaga mirundi etaano umwe omu watanze abandi kujyamo abalala nga basoose ntabwo ari batanu cyane si bataano mulindi gumu ni umwe watanze abandi kujyamo eyasoose abalala kuyingira ibyo niko yavuze bayibuli batubye tugambye tuvugane ngo amen uriya we rero oli yari yarabuze abamunagamo yali yabuze abamusuulamu sareba ko ekigeragezo bari barakira baramujugunya bali bakikoowa ne bamulekerera nshuti yanjye mukwano gwange hari abakujugunya waliwo abakusuulirira hari abakuretse waliwo abakuvaako hari abakuretse waliwo abakuvaako hari abakuretse waliwo abakwerabira uriya iyo uri mu butayu bw'obeera nga oli na mufamire telefone y'umuntu urayihamagara ndicemo oyita simu y'omuntu teyitamu iyo uri mu bigeragezo oba ali mu bigezeso uhamagara umuntu uzi ngo hari cyari bugufashe okubira omuntu ng'agenda kuyamba bakubye ibibazo bisumba ng'owulira ibyawe kuwulira ebizibu ebisinga biro ugasanga niwe ukwiye kumufasha ng'osanga gwalina omuyamba aricyo yesu yaje ne yesu bw'aba yaze yesu akaba yaje gutabara yesu ne yaze kutaasa arabitegeka bikemera abiragira ne bikiriza tuvugane ngo amena gamba peni twongere ngo amena bw'omutameni bari gufashwa haleluya abali kwatibwako haleluya munyemerere mukirize kweye tariki ku lunaku lwolwaleero ukwezi kwa karindwi umuguno omwezi gw'omusanvu imana igira ibyo ishyira iherezo katonda abeeko byateekako ekkomo igira ibyo ishyira iherezo abeeko byateekako ekkomo igira ibyo ishyira abeeko iherezo byateekako ekkomo haleluya haleluya witeka yongeye kumbwira ngo mugiye kuhagura katonda agenze kuŋŋamba ati lege tose kontarimene ndategeka umurozi w'iki kirere ndagira umulogo w'ekire kino ngahagarikire aho ngaho ayimiririza awo ndakobetera kuri umwuka we wese katekajana na yesu kubwirwa ngo hari umwuka okubwa olw'omwoyo wari waratatse itorero ry'imana gwalumbagane n'ekkanisa ya katonda gusubiza abandi inyuma ogwiza abantu mabega badirira n'ushakicira mu kwezi ajja natula omwezi ariko uwiteka naye ashyizeho iherezo katonda ataddeko ekkomo ashyizeho iherezo ataddeko ekkomo ashyizeho iherezo ataddeko ekkomo hari umurozi waliwo omulogo yarera ahuje n'abandi bantu batanu abadde akwasaganyizaamu n'abantu batanu bataano barahagurukiye kurwanya malayika wa hano okulwanyisa malayika wa wano kurwanya malayika w'iri torero okulwanyisa malayika w'ekkanisa eno tuvugane ngo amen tugambe eti amen ariko uwiteka naye katonda arahagurutse asituse tuvuge ngo arahagurutse gamba ati asituse tuvuge ngo arahagurutse gamba ati asituse tuvuge ngo arahagurutse tugambe eti 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 asituse arahagurutse asituse arahagurutse asituse arahagurutse asituse arahagurutse asituse arahagurutse asituse arahagurutse asituse hagurutse asituse arahagurutse asituse arahagurutse asituse ngoza igikorwa cy'ubuhanuzi ateekera ikigo kyabonabwo ko mfunguye ino miryango nga benguddewo emiryango gino niko itazongera gufungura bwete tegenda kuddamu kugalibaawo hari ibyari bishaka kuyifunga waliwo bino byagala ligalewo hari ibyari byarayifunze bine byagalawo hari ibyari byarayifunze waliwo bine byagalawo ariko uyu munsi naye olwaleero uyu munsi olwaleero uyu munsi olwaleero yesu arahagurutse yesu asituse yesu arahagurutse
Yesu asituse. Yesu arahagurutse. Yesu asituse. Uyu munsi ndahanuye ndagude mu izina rya Yesu. mu rinya rya Yesu Ndahanuye mu rinya rya Yesu mu izina rya mu Yesu. rinya rya Yesu Ndahanuye ndagude ndahanuye mu rinya rya Yesu ndahanuye ndagude ndahanuye ndagude ndahanuye ndagude mu izina rya Yesu. mu rinya rya Yesu Ndahanuye ndagude ndahanuye ndagude ndahanuye ndagude ndahanuye mu rinya rya Yesu ndahanuye ndagude ndahanuye ndagude ndahanuye ndagude ndahanuye ndagude ndahanuye ndagude mu izina rya Yesu. mu rinya rya Yesu Ku bwami bw'Imana, bakabaga ku bakatonda bwami bw'Imana, bakabaga bakatonda ku bwami bw'Imana. bizo bakabaga bakatonda Tugende abuke ubwami bw'Imana bakabaga bakatonda bugaruke ukomewo bugaruke ukomewo bugaruke ukomewo bugaruke ukomewo mw'iyi kanisa, mu kaniseri mw'iyi kanisa, mu kaniseri mw'iri torero. mu kanisa muno Ababyumva kimwe ngajya baterera wese ababibunda bayimuse haleluya satu haleluya sate cyane mwana. satu Mana shimye. Fata Bibiliya yawe usomere ku murongo wa karindwi. usoma urunyiri rw'umusambi Somera umurongo wa karindwi harya nasomye. soma urunyiri rw'umusambi wawe Somera umurongo wa karindwi. soma urunyiri rw'umusambi Levodo tade gleremere. Ndemwere teraniro. ngani muri kungana runo Umwe muri twe yaratashe vuba vuba. uwo mumufe Ariko Imana abadavudo bango ngo naye katonda muwado kubera uwo Imana muhaye kubaho. katonda muwado kubera uwo Imana muhaye kubaho. katonda muwado kubera uwo Uri umuntu ng'abandi ndatandukanye. Imana ikwibutsa none ejo abantu bakuyobewe. Bavuga igifaransa icyongereza kikaza. Nta n'ubetabe nta n'ubetabe nuko bigenda kubisa haleluya somera ijambo ry'Imana. soma ikigambo cya katonda icyo 7:7 umurwayi aramusubiza ati Umurwayi aramusubiza ati databuja sifite umuntu unjugunya mu sifite umuntu ujugunya mu kidendezi. sifite umuntu unjugunya mu kidendezi Sifite umuntu ujugunya mu kidendezi. iyo amazi yihindurije Iyo amazi yihindurije nkiza undi ngiza undi antanga undi andanga kumanukamo. Haleluya. undi andanga kumanukamo. N'icyo kibazo uriya murwayi yari afite cece kiziba murane kiyayina nawe hagira ukunagamo, nawe wabere wakusuramo hagira ukujugunyamo, wabere wakusuramo hagira ukujugunyamo, wabere wakusuramo hagira ukujugunyamo, wabere wakutekamo hagira ukujugunyamo, wabere wakutekamo ngejayo abafite bene wabo abayinengana zawe bo barabafata bakabana babakwatane babatekamo ariko njyewe yayenze ngikisumba nga nakakora abandi abafite imbaraga ng'abano abali n'amaanyi nga bano bamera bakazayina kuja bansonko okutuukamu. hashimwe Yesu udakora mu webazibwe Yesu, hashimwe Yesu udakora mu cyene wawe, webazibwe Yesu atasosona ku mawanga kuba cyano si mwene wawe kuba ngo tujye wano si muganda we, n'Imana yabikore Katonda yabikola. tugiye gusenga, tugenze okusaba, tugiye gusenga, tugenze okusaba. Haleluya, 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 amen. tugiye gusenga, tugenze okusaba, tugiye gusenga, tugenze okusaba, amen. nimubona abantu bazamutse bwe abatunga bayimusi, hari ababa banazemo waliwo ababeera abafugi mu bucuruzi bwawe ukeneye ukujugunyamo, weetaaga makusuulamu. haleluya, Haleluya, ukeneye ukujugunyamo, weetaaga kusuulamu. uwacu mama pasiteri, Mama pastor, mama blessing, mama blessing,
mutware wawe kwa muganga bawo ari kurwanya ariko kwa kundi yatubwiye bitari izo nzira kubona abakiri ku irembo akicicaye kubanga cyatode ariko habonetse ne walabika atoya wenyura hano unyura hano yitawano buriya hari aho bipfira wari ubipfira tuvugana ngo amen tugambe tamwe ukeneye kunagamo niyo mpamutiza mu butayo ngobe mu gihe mpamutiza mu kigeragezo Yesu macyo urudeho mu kigeragezo icyo akora ndaguha amakuru neba ngo amawurire Yesu yamaze kubyiyumva Yesu yamaze byewuriramo Yesu yamaze kubyiyumva Yesu yamaze byewuriramo hari abantu bagere muri batanu hano wala batabatuka mu batanu bajya baribwa mu nda batera kuruma mu buto ariko si igifu naye baribwa mu nda si arusazi bari abo bantu ndabasenyera batabunge n'abasabi mutora yabambwiye kumwoyo mutukubyara ubutabazi bwawe bwaje okutasiba abantu kwatuse bagera muri batatu hano batuka mu basatu wano umutwe wabaye ikibazo kuri bo twabere ubuzibu kubona ariko bitikaje kubana namwe naye umurokoza hari gikorera abantu bagera muri batanu hano wala batu abatanu baraturuje biranga batundana bigana baragerageza biranga bageze zakone bigana bafatirwa n'imbaraga z'umwanzi bafatirwa n'amanyi g'omubiri bafatirwa n'imbaraga z'umurangi akwatirwa n'amanyi g'abarangi ariko kwaya manywa naye emisana gy'ogwa leero ugiye kongera gukora bikuru ogenza okuddamu okukola ebikirize ugiye gukora bikuru ogenza okuddamu okukola ebikirize kuko hari imbaraga zikiza abantu wali wamanya hari gawenya imbaraga wali zibohora wamanya gasumunula hari imbaraga zifata ikirere kwata kire ikirere cyabaroze twagifunze ekire kyo banogo twagisibye twakisibye twagifunze twakisibye twagifunze twakisibye ndabagenza ngo ikirere cyabaroze cyafunze gamba muri arote ekire cy'abanogo Mubwire, mugambe mugambe mubwire ngo ikirere cyabaroze twagifunze ekire cy'abanogo twakisibye abari hano haleluya abali wano haleluya abaje gusenga abaza haleluya kusaba haleluya baje gusenga abaza haleluya kusaba haleluya mwiri teraniro muri kumwana runo ndi kumva hari umuntu ufite umurwayi mpulira waliwo omuntu ng'ayina omulwadde uyu murwayi omulwadde ono amaze igihe kinini arwaye amaze ebbanga ddene nga mulwadde si wowe ariko ni umuntu wawe wa hafi si gwe wabula muntu wo wakumva imana imugezeho katonda mutuuseeko imana imugezeho katonda mutuuseeko imana imugezeho katonda mutuuseeko amavuta uhagazemo amafuta g'oyimiriddemu aragiye gagenze hari we cyakoze waliwo kyakoze hageze ku murwayi tuuse ku mulwadde nawe imana iramuhembuye katonda naye amuwadde amaanyi tuvugane ngo amena tugambe tamiini baje gusenga haleluya abaze kusaba haleluya baje gusenga haleluya abaze kusaba haleluya umwigisha wacu watubanjirije omuyigiriza waffe yatusomesa yatusomesha muratubwira ngo yatusomera ekigambo natugamba agiye kuza agenza okujja agiye kuza agenza okujja ahari hari imana rero ibyo uvuga katonda yabadde ayogera itweshimishe atusanyuse iduhe umunezero ebyo ebisesa usumba ebisinga iminsi ebibi kandi yatubabarije kandi byatumenyeramu haleluya haleluya ibyawe ebibyo byaraboshywe byasibibwa urakora okola bikanga nebigaana uragerageza we ogezezaako bikanga nebigaana nubwo atari ryo somo nateguye wadde si gwe musomo gwe nategese tuzabitegura ikindi tujja kubitegeka ate olulala tuvuge inyigisho zo kubohoka twogere ku byokusomesa byokusumulula tuzaza twaziteguye tujja kujja nga twabitegese ariko mureke mbabyirongera ibintu bitatu cyangwa bitanu naye kamba mbireko ebintu bisatu oba bitaano biranga umuntu ufite karande bibeeranga omuntu alina obuzaaliramu cyangwa se umuntu uboshye oba omuntu asibibwa haleluya 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 icyambere umuntu uboshye ekisooka omuntu nga yasibibwa agira inzozi mbi abeera n'ebirooto ebibi agira inzozi mbi abeera n'ebirooto ebibi icya kabiri ekyokubiri umuntu uboshye omuntu asibibwa aragerageza agakora agezaako n'akola akabona yabonye inyungu n'alaba nga akwiye amagoba ariko mu kanya gato naye mu kaseera katono akayoberwa aho igiye ng'anoonyaga amagoba agabula uwababoshye oyo asibibwa icya gatatu ekyokusatu umuntu uboshye omuntu asibibwa ufite karande ng'alina obuzaaliramu niyo ariye ntabwo ashyira umururumba nubara ng'aliddeye tasira ikwemera kozamo ahorana ubwoba asigala ng'atya ahorana ubwoba asigala mu kweraliikirira haleluya haleluya haleluya
Haleluya. 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 Tugiye gusenga. Tugenzo kusaba. Tugiye gusenga. Tugenzo kusaba. Bibiliya tubwiye ngo Bible yatugambye iyo wageraga ku icyo kidendezi bubondukanga kumuga ogo ngo indwara iyariyo obulwadde bwonna iyariyo bwo yose na iyo amazi yabaga yihindurisha ukajyamo amazzi ago baga gekyusanga n'ogendamu indwara yarakira. obulwadde bwawonanga. Tuvugane ngo amen. Tugambe tamina. Ubukene Obwavu ni uburwayi. obulwadde. Kuba turi hano Okuba nga tuli wano hari icyo Imana iba yakoze. waliwo Katonda ky'abeera yakoze. Hano agira ngo amara amezi 6 Waliwo batukanga omulala myezi ari mukaaga. gushakisha urugendo rumukura mu Rwanda, Wali mu kunoonya olugendo lumujja Rwanda. ari gushakisha ati ngazagere hano turi uyu Ng'ali mu munsi kunonya transport asotuka wano. n'amafaranga byatwaye. N'esente Kavuga ngo aho ndabwo ari ahanje. ngagamba wusi wange. Imana ibakiza ubukene. Katonda ng'awonya obwavu. Imana ibakiza ubukene mu izina Katonda rya Yesu. ng'awonya obwavu mu linnya lya Yesu. Imana ibakoreho ubukene mu izina Katonda rya Yesu. bagyeko obwavu mu linnya lya Yesu. Lefoto tadekerenge. Ndi kw'iryo jambo Nga ndi ku kigambo ekyo. Imana imbwiye ko hano hari umubyeyi ufite abana barara bari kwikanga. Katonda ngambye wano waliwo omuzadde alina Kwikanga bari kushikagurika mu buriri. mukwesikanga Kumva umwana arariye ng'oli omwana ye wawoganye akabe yiwo ng'awoganye mw'ijoro umuhozaga nj'enjoro zagera muri eshanu. omubudde abudde awo ng'asirikayo Kumva aratabaje cyane, ng'owulira akowodde nnyo ariko Uwiteka ashyireho iherezo. naye Katonda atadeko ekomo Ashyireho iherezo. ateekeko ekomo Mwere teraniro mu lukuŋŋaana luno. Imana iri kumbwira ngo hari umuntu ufite umwana Katonda ari kugamba aliwo omuntu alina ngo omwana avuga adegemanga, ayogera ate nga tayogera ntabwo bulungi avuga uko bikwiriye. tayogera nga bwe kisaanidde. Imana imana no kugobotora ururimi rwe. Katonda azze kugolola Ntabwo olulimi azaba lwe. ikiragi, Tagenda kuba ate ntabwo azaba ikiragi, tagenda kuba kasulo kuko Yesu yaje. kubanga Yesu yazze. Yesu yaje mu Yesu itorero. yazze. Mwuka wera w'Imana yaje mu Muli itorero. mutukuvu yazze. Tuvugane ngo amen. Tugambe tamiina. Kongere ngo amen. Tudde mu tamiina. Kongere ngo amen. Tudde mu tamiina. Bya bindi byose navuze, Biri byonna byonna bye nayogedde. reka tujye ku musozo. Ka tugende bukomekereze. Mbasaba guhaguruka. Nga mbasaba kuyimirira. Navuze ibintu bitandukanye, Nayogedde ebintu by'enjawulo. navuze byinshi bitandukanye. Nayogedde bingi eby'enjawulo. Negere levodo timene. Imana ishimye, Imana Mukama ishimye, yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Imana ishimye cyane. Mukama yeebazibwe nnyo. Muno ndabona hari abantu Imana ihaye umugisha. Muno ndaba mulimu abaana Katonda bawadde omukisa. Hari abantu Imana igomororeye. Mulimu abantu Katonda basumululidde. Ingomero yanyu Ate tapuza ikirere kasibo. cy'imigisha yanyu Ate obutukuvu byari by'emikisa. byarafatiriwe, Bibadde byakwatibwa. ariko Uwiteka afungura umuryango. Naye Katonda aguddewo omulyango. Genda ukore. Genda okole. Noneho bigiye kwemera. Kati bigenza okkiriza. Tuvugane ngo amen. Tugambe tamiina. Twongere ngo amen. Naye tamiina. Tugiye gusenga Imana. Tugenza okusaba Katonda. Navuze ibintu byinshi. Nayogedde ebintu bingi. Ngiye gusenga isengesho. Tugenza okusaba esaala. Isengesho ryo kubohoka. Esaala y'okusumululwa. N'ubwo burwayi maranye imyaka uraboshwe. Obwo obudde bumaze nabyo emyaka N'icyo ng'osibibwa. kibazo maranye imyaka uraboshwe. Ebyo ebigezeso byo nabyo maze banga osibibwa. Alefone merege. Uraboshye. Osibibwa. Ariko kwaya manywa. Naye ku misana gyo lwaleero. Ariko kwaya manywa. Naye ku misana gino. Yesu arakubohoye. Yesu akusumuludde. Yesu arakubohoye. Yesu akusumuludde. Yesu agarutse mu byawe. Yesu akomyewo mu bibyo. Yesu agarutse mu Yesu byawe. akomyewo mu bibyo. Tega ibiganza byawe dusenge. Golola emikono gyo tusabe. Tega ibiganza byawe mu maboko yawe Golola yarambuye. emikono gyo tusabe. Usaba Imana dusenge. Tusabe Katonda. Ndajya mvuga nawe usubiremo. Yakuba njogera naawe oddemu. Ndayavuga nawe usubiremo. Yakwogera naawe oddamu. Vuga uti mwami Yesu. Gamba ati Kabaka Yesu. Vuga uti mwami wanjye Yesu Kristo. Gamba ati Kabaka wange Yesu Kristo. Nejejwe no guca bugufi. Ndi musanyufu okugonda gy'oli. Nejejwe n'uyu munsi. Nsanyukira olunaku lw'olwaleero. Iyi tariki. Olunaku lw'olwaleero. Uku kwezi. Omwezi guno. Bibe urwibutso. Bibeere ekijukizo. Bibe imbaraga. Bibeere amaanyi. Bibe itangiriro. Bibeere ettandikwa. Bibe itangiriro. Bibeere ettandikwa. Ry'umunezero wanjye. Eby'essanyu lyange. Kuri aya manywa. Mu misana gy'olwaleero. Yeyamye icyangiro. Neeyama ekikyayibwa. Yeyamye icyangiro. Oba ekikyayibwa. Ngo yege isuzuguriro. Zijjawo kukyayibwa. Ngo yege isuzuguriro. Zijjawo kukyayibwa. Ngo yebe ihombo. Zijjako ziroosi. Ngo yehe uburwayi. Zijjako obulwadde. Ubwo ari bwo bwose. Bwonna bwonna. Kuri njyewe. Kunze.
no kubanje bose no kubange bonna kuri njyewe kunze no ku bana banje no ku bana bange no ku mugabo wanje no ku bba wange no ku baturanyi no banje ku baneiba bange muri famiye yanje famire yange natuye ubuzima njatula obulamu natuye ubuzima njatula obulamu natuye ubuzima njatula obulamu natuye kubaho njatula okubeerawo natuye kubaho njatula okubeerawo natuye umunezero njatula essanyu natuye ibyishimo njatula essanyu neyatule imbaraga z'Imana neeragulirako amaanyi ga Katonda umucyo wa Yesu ekitangala kya Yesu umucyo wa Yesu ekitangala kya Yesu amaraso ya Yesu omusaayi gwa Yesu amaraso ya Yesu omusaayi gwa Yesu amaraso ya Yesu omusaayi gwa Yesu aze gujje alwikire gumbikeko imbere n'inyuma maaso n'emabega imbere n'inyuma maaso n'emabega yaze ibiganza byanje ganaze yeze amaboko yanje ganaze emikono gyange intambwe z'ibirenge zanje ate etambula yange ninjira mu mugisha wanje bingire mu mukisa gwange ninjira mu mugisha wanje bingire mu mukisa gwange uhereye none okuva leero uhereye none okuva leero funguye ikirere fumula ekire ikirere cy'umugisha ekire ky'omukisa konegisa y'umugisha emikisa gw'omukisa ijuru rinyumve somwegule linyumva ijuru rinyumve limpulire uhereye none okuva leero ngo biteye kure ngo biteye kure bigenze wala imbaraga z'abarozi amaanyi g'abalogo imbaraga z'abarozi amaanyi g'abalogo zifashe mbiri gakwase zifashe mbiri gakutte zifashe mbiri gakutte zifashe mbiri gakutte ntizizongere tegaddamu kugaruka kobawo mu buzima bwanjye obulamu bwange imikorere yanjye enkola yange ibyo ngora byenkola njyewe nze n'abanje n'abange amaraso ya Yesu omusaayi gwa Yesu adutwikire gatubikeko adutwikire gutubikeko indwara obulwadde zive ku buzima bwacu buve ku bulamu bwaffe zive ku buzima bwanjye buve ku bulamu bwange uhereye none kuva na leero nakiriye umunezero naaniriza essanyu nakiriye gutabarwa naaniriza okutaasibwa 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 urakoze kunyumvisa weebale tompulidde urakoze kubanya nanjye weebale okubeera nange amen amen duhereze Imana amashyi katonda tumukubire mu ngalo nyingi haleluya haleluya nami Mana yacu waraturinze uturi n'umujinya wa Satani haleluya reka nsabe ubuyobozi bw'iri torero basengane nabo b'ekanisa eno bazitusabe inota mike edakiika entono ubuyobozi gahunda yihangana ni igikorwa tugiye gukora nk'ubuhanuzi akulembedde porogaramu twicaranye munsi hano imbere ngo obunabi musemberere dusengane Imana tusabe ffenna Katonda kuko muri ubu bubyutse Imana ibasezeranije ate kuno Katonda kwabalagidde nebonye Satani afushe mbale nabyo Sitaani nga binyigiddemu naho azanye amacakubiri n'atandika kuleeta obwawo ababwira ukuri bw'uko by'Imana mbabulira gwanga lya Katonda mu byonzi ongeza ahantu simbagera rimwe ate magera kabiri na gatatu bwe mbatuusa batuusa Nzagaruka hano. batuuka mulundi gumu abiri ssatu njako mawo wano hano ngenda komawo Imana yaremye imirimo ihambaye Katonda nga yatonzeewo emirimu egy'amaanyi yemye basumba b'iritorero basumba b'ekkanisa eno Imana igiye kubazamura Katonda agenza bayitimusa Imana igiye kubazamura Katonda Imana igiye agenza guca inzira bayimusa Katonda agenza otema ekubo bamwe muri mwe mugiye no kujya hanze bamu mumwe mugenza okugenda mu mugenda ebweru mugaruki mujja kuba mugenda nga mukomewo kuko ikirere kubanga ekire kya Afurika Katonda ikirere kigaziza cy'ubutumwa bwiza bwagutse ekire ikirere cy'imikorere yawe ekire ekyenkola ikirere cy'imikorere yawe ekire ekyenkola kyagazize cyafungutse kyasumulukuse inshuti z'umumaro ziraje emikwano y'omugaso gijja
Imana ije kubazamura mugere ku rwego bayitimusa mutuke kumera n'abavuga butumwa baje n'indege abuzengi abaze indege abaze mu nyonyi aho baturuka ariho hose we bavabona kuko mbonye Imana igaruye agaciro katonda komye wo mu wendo mukomeza mukasi icyubahiro cyayo katonda komeza bakitibwa cyabona muhemu ibi ndabivuze ndirabani bino byangende ndi abaye yagutaye wacu gisanyi mu Rwanda kandi bafa kisenyerwana kandi uku kwezi kwa karindwi ategura mwezi kwa musanze kwezi kwa munane mwezi kwa munana kugeza mu kwezi kwa cumi tukamezi wa 10 mugiye kubona abantu bashi mugenzo kwa batabapya mugiye kubona ibintu bishi mugenzo kwa bitebe bya aya mezi asoza jine yezi igikomeka zuba kagumu 2022 bili 17 muri musanze mujya kufuna bagenya benjawo muzashingira mujya kufumbisa muzashingira mujya kufumbisa shamba mukabyumva singa mu biburira shamba mukabyumva singa mu biburira abashumba rero kandi bagenzi ba basuma nate ataburuganda tugiye gusenga Imana tugenda kusoma katonda cyanezeza tebya kisobe kusanyisa ngo kumva muri tungari Dubai ngo kuri ati gundi yo Dubai bambi ndari Canada yuwe Canada wewe ndari ari Amerika mwebwe batatu murasatu n'abagenzi banyu batari hamwe niba namwe ko batari iyi ni connection kubange no connection yafungutse yasumura kuse ni mu ntangayo ko nanya bitonga sese bwemba musose kubanga nange dene dagane sashaka telefone yanjye nyandikire nonya simu yango mbuzeko haleluya haleluya unzuhuze umbuzeko mbe no ku madolari umpe nezidora ndiyeko tuvugana ngo amen tugambe tamina kuko ndabizi iyi Imana ibikoze kibani katonda baba kikoze ibikwinjije mu kindi kirere cy'imigisha abera kuyingiza mu kire icyo mukisa tuvugane ngo amen tugambe tamina twongere ngo amen tungereti amin bashumba rero basumba tugiye gukora isengesho ry'abashumba tugenza ko resale y'abasumba ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe haleluya ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe Yesu haleluya ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe mwami Mana yacu baraturinze uturinda umushinga wa Satani uturindira muri sisashe baraturinda nitwa nubwo twahuye n'ibigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi wagaragaje gukomera kwawe uraturinda nitwa haleluya ishimwe ishimwe ni ryawe ishimwe ni ryawe reka dusenge Imana reka dusenge Imana vuga ngo mwami wanjye Yesu subiramo uti mwami wanjye Yesu ndi umwe mu bashumba ba hano ndi umwe mu bashumba ba hano ndi umwe mu bo bubakiyeho itorero ryawe hano ungomereza imbaraga wabwiye Petero wabwiye ngo nzubaka itorero kuri wowe none uyu munsi ntabwo Petero yagihari ni twebwe duhari uyu munsi niyo mpamvu tugusabye imbaraga ngo wubake itorero ryawe kuri njyewe tuvuga ngo kuri njyewe unyongere ububyutse unyongere imbaraga unyongere kunesha
nyongera ibyiringiro na mwami wanje, mwami wanje, mwami wanje. Nanjye ndemeye, nongeye kwemera bundi bushya. Nemeye umuhamagaro, nubwo muri iyi myaka nagize byinshi bindera gushidikanya, ariko nemeye ko wandumye, nemeye ko wantumye. Kwaya manywa rero, kuri iyi tariki nongeye kwemera. Sukwaho amavuta, isoko ndikame, umuriro nduzime, igicaniro cyanjye cyake, vuge rimwe numve kabiri. Igicaniro cyanjye cyake, igicaniro cyanjye cy'amasengesho cyongere kigumire. Injishi n'ibindi byose byari bitangiye kundondagira bikurwaho n'umuriro w'amasengesho. Haleluya, vuga ngo haleluya. Ndakiriye imbaraga z'Imana, ndakiriye imbaraga z'Umwuka Wera zinshoboza. Umbe kuba maso, mbere maso umurimo wawe, kandi amasezerano ufite kuri iri torero uyasohoze kubw'ishimwe ryawe, kubw'icyubahiro cyawe. Urakoze kubikoze, urakoze kungendereye. Niko ngushimiye mu izina rya Yesu, amen, amen. Mashi kwa Yesu. Ingaro iri Yesu. Haleluya, Amen. mureke dusoreze hano. Mukrize tukomekereze wano. Igihe cyagiye, Isira cyagenzi. Isira cyayisibu. Uwiteka nabishaka Katonda baba yagadde. tuzagaruka. Tugenda komawo. Ubundi turi hano mu migambi y'Imana, Turi wano mu kwagala kwa Katonda. turi hano mu gushaka kw'Imana, Turi wano mu kwagala kwa Katonda. si ugushidikanya. Si kubusabusa. Ubushake bw'Imana rero Kwagala kwa Katonda. tuzongera bubitegeke, Kujja kudamu kulagiri. twongere twibone hano. Tudimu twesange wano. Shoje nshimira abashumba Komekereza nga nebaza abasumba. namwe ngitorero Nammwe ab'ekkanisa kudutega amatwi okutuwuliriza. mukakira icyo Imana yaduhaye kuvugira muri mwe. Mwaniriza Katonda kye yatuwadde okwogera maaso gammwe. Reka duhereze Imana amashyi menshi. Katuwe Katonda engalo ennyingi ennyo. Amen. Haleluya. Tutonge ibiganza umushumba Tuliza Katonda tumuseeko emikono. tumusabire umugisha. Musabire omukisa. Imana umugisha Katonda amuwe omukisa, amaanyi, amafuta okugaziwa kubinyweramu bulungi, asasulibwe obulumi hejuru bazagwa. mugulamanirizenga. Amen. Gale tuletedde mwesi mushumba. Tugeze mu kandi kanya keza.